Nshuti bakunzi b'ikiganiro ntayorwa, ikiganiro mumaze kumenyera muri benshi turabaramukije. Abageze kuri runo rubuga ari bashyashya turabaramukije kandi tubahaye ikaze. Abatari bakora subscribe tubasabye kuyikora kugira ngo twese tugendere hamwe. Murakoze ubwo mwabikoze. Hanyuma rero kino kiganiro kinyuranye cyane n'ibyo nsanzwe mbategurira, kinyuranye n'ibyo nsanzwe mbagezaho. Kino kiganiro ndagira ngo mfate umwanya wo gushimira abantu bose bakoze subscribe, mwadufashije kujya imbere muri runo rugendo. Ariko nanone ni umwanya wo guha motivation, gutera imbaraga abantu bose bari mu rugendo rwa YouTube, kuko muri no minsi YouTube nayo yabaye akazi. Buriya hari abantu benshi YouTube irimo kugenda ihindurira ubuzima. Abantu benshi barimo kugenda babona amafaranga menshi ku buryo mutatekerezaga ku rubuga rwa YouTube. Gusa bisaba kubyiyemeza, kugira imbaraga, guhozaho, gushakisha ibintu bishyashya bituma abantu bakomeza kukureba. Ni akazi gahoraho kagusaba wenda imbaraga, kagusaba umwanya no kubikunda no kubiho umutima wawe wose. Ariko ndagira ngo ngutere inkunga niba nawe uri umu-YouTuber mutoya. Ngewe ndacyari mutoya, urugendo ruracyari rurerure, ariko ndagusaba ngo bimfashemo niba nawe uri mu gukora kino kiganiro, umpe subscribe twese tugendere hamwe. YouTube rwose ntabwo wibeshye utangiza bino bintu. Rero wicika intege. Abantu bashobora kuza bakakubwira amagambo mabi, bakaguca intege. Abantu bakakubwira wenda ko uri mu kwibonekeza, abantu bakakubwira yuko uri mu kubabeshya, ariko menya wowe icyo wiyemeje utangira runo rugendo. Ngewe maze imyaka nk'itatu ndi kuri YouTube, abantu baracyari bakeya, bagenda biyongera gake gakeya. Rwose natekereje kenshi kubireka nkamara nk'iminsi ntakora, ariko ubu mfite imbaraga n'ubushake bwo kubikora. Mfite n'akandi kazi nsanzwe nkora, wenda ntabwo umwanya ari munini, ariko hari igihe mbona umwanya wo gushyiraho wenda wo kuba nategura ikiganiro nkaba nagikora. Natekereje rero ko iyo kesi yanjye atari ngewe njyenyine ufite ibyo bibazo by'abantu batiyongera. Ufite abantu 8 wenda, cyangwa se abantu 10, cyangwa se abantu 100, wagize amahirwe babijana ntibari mu kwiyongera. Kandi YouTube ifite amategeko igenderaho, nibura abantu 1000 uba ugomba kubuzuza, kandi ukagira na view nibura ibihumbi 4. Kuri no saha niko amategeko amera. Amategeko ya YouTube agenda avugururwa, ariko ubu ngubu nkoze kino kiganiro biri mu bisabwa kugira ngo utangire guhembwa. Wicika intege rero, baracyari batoya, baracyari bake abantu bawe. YouTube channel yawe iracyari ntoya, ariko wicika intege, komeza urwo rugendo, kuko abenshi nabo niho batangiriye. Gusa batangiye wenda abantu bitari babyirukira ari benshi, batangiye wenda nabo ibintu byinshi batabizi. Bisaba urugendo rwo kwiga buri munsi, burya ni ukwiga, ariko wicika intege. Hari abantu benshi YouTube irimo kugenda ihindurira ubuzima, kandi bakakorera amafaranga menshi atagize aho ahuriye n'abakorera mu bigo bikomeye cyangwa se mu nzego z'ubuyobozi bukomeye. Rero ndakukangurira kudacika intege, wicika intege, komeza urwo rugendo. Ushyireho ibiganiro kenshi gashoboka, niryo banga, kandi ushaka ibyo abantu bakunda, wibande ku byo abantu bagutegerejeho, abantu bawe. Ugendere kuri comment baguha, nazo uzikosore niba hari ibyo bifuza ko ukosora, ariko niba harimo n'ibyifuzo bari mu kukugezaho, ugerageze kubibasubiza. Bituma abantu nyine bakomeza kugukurikira, kubera ko babona ibisubizo muri channel yawe. Rero ntucike intege, ibi ndabiri gukanguriye. Abantu benshi bageze ku bantu 1000, hari abageze ku 100, hari n'abafite we miliyoni. Ariko menya ko nabo batangiriye ku muntu umwe, batangiriye kuri 0, nta bumenyi bazi, bakagenda
bihugura bakagenda biyameriyora. Nawe rero ushobora kugera kuri urwego rwabo ndetse ukanabarenga. Bisaba gusa gushyiramo ubushake, bisaba gusa gushakisha no gukomeza kwiga kugira ngo ukore ibiganiro biteguye neza kandi bisubiza ibibazo by'abakureba, ibibazo by'abagutegereje kureba ibiganiro byawe. Kandi ikindi nanone, witegereza ibintu byinshi, witegereza ibintu bihenze kugira ngo uzatangire. Hera ku byo ufite. Nagukangurira rwose guhera ku bushobozi bukeya ufite. Niba ari telefone iciriritse, nta kibazo, ipfa kuba ifotora, ipfa kuba ushobora kuyibikaho amakuru, ushobora kubona connection, nayo yagufasha, kuko bino bintu byose bisaba umurongo wa internet, bisaba kandi umutekano no gutuza, ukaba utegura ibintu byawe ukabivuga. Hari igihe ushobora gukeka yuko wowe nta kintu cyo kugeza ku bandi ufite. Aho ngaho uribeshye cyane. Buri muntu wese burya afite icyo ashobora gusangiza abandi. Bishobora kuba ari ubuhamya, bishobora kuba ari ikintu uzi wize mu ishuri, bishobora kuba ari experience yawe, akazi kawe se ukora igihe nta mategeko abikubuza, bishobora kuba ari igikoresho runaka uzi gukoresha, ni ubuzima se bwo mu rugo. Ushobora kuba uri umubyeyi, ushobora gusangiza abandi uburyo urera abana bawe, cyangwa se ubuzima bwo mu rugo nk'umugore n'umugabo. Wabonye ko abantu benshi basigaye batinyuka rwose bagasangiza abandi ubumenyi bafite. Content ntabwo yabuze, ariko bisaba ubushake, bisaba kubyiyemeza. Kandi hashobora kuba wowe utinya kwigaragaza, utinya ko amaso y'abantu akubona. Hari uburyo ushobora gukora ibiganiro byinshi rwose utigaragaza, biterwa n'amahitamo y'umuntu. Ibi ngibi biremewe cyane muri YouTube, ndetse aba YouTube benshi bazwi hari igihe badakoresha amasura yabo, biterwa no guhitamo k'umuntu. Naguha nk'urugero, hari aba YouTube mu Rwanda batigaragaza, nyamara ibiganiro byabo usanga birebwa cyane. Hari nk'urugero nka channel y'umuntu bita Sabe, bita Isimbi. Iyi ngiyi irarebwa cyane, nyamara abantu benshi ntibazi uko Sabe asa. Akora ibikorwa, akajya gufasha, akagira gute, ariko ntabwo yigaragaza. Ni amahitamo rero y'umuntu. Ushobora wowe kubikora ugashyiraho amashusho yandi ufashe cyangwa ukuye ku zindi mbuga, apfa kuba wubahirije amategeko, ushobora kuyakoresha nta kibazo. Icyangombwa ni ukwiga, icyangombwa ni ugusoma ukareba ko nta mategeko wangiza. Ikindi nanone, hari n'abandi nanone bakoresha amajwi yabo yonyine. Tuvuge wenda nka Mwanafunzi, akora ibiganiro byiza bikurikirwa n'abantu benshi, uzareba amavideo ye arakurikirwa rwose, nyamara ntabwo akunda kwigaragaza, ndetse n'abantu benshi ntabwo bazi uko asa. Hari abantu benshi rwose bakora kuri YouTube nyamara batigaragaza. Ibi rero byagutera inkunga, byagutera kuraje. Niba ufite ikibazo cyo kwigaragaza, uti ngiye ntabwo nkunda kwigaragaza, ntabwo dayeri, cyangwa ukabona nk'abandi bari mu kubatuka, uti ubundi bajya kwishyira hejuru, bajya kwigaragaza mu biki kuri YouTube. Hari abantu benshi bavuga gutyo. Ntuzagire ikibazo rero, ushobora gukoresha ikiganiro ugasangiza abandi ubumenyi ariko utigaragaje. Rero ndakubwira, ndagukangura rwose gutinyuka. Abantu badafite akazi ariko bashobora kubona ibikoresho by'ibanze, bashobora kubona ubushobozi bw'ibanze, batangira kino kiganiro, batangira buno buryo bwo gukora. Ni uburyo mpuzamahanga. Burya twebwe twari tumenyereye yuko ushaka akazi ukagashaka mu murenge w'iwanyu, ukagashaka
hafi yawe, cyangwa se wajyana kure ukajya mu mujyi muturanye, bakagusaba ibisabwa. Hari ibisabwa bakagusaba diplome, bakagusaba amashuri runaka, bakagusaba experience. Ibi byose byagiye hasi. YouTube yaraje iha ikaze buri wese, upfa kuba ufite ubushake, upfa kuba ufite ikintu usangiza abandi. Buri wese yemerewe gukorera kuri YouTube, kandi ntuzagire ikibazo. Ushobora wowe kuba ukeka yuko nta hantu bizagera, ariko hari abantu benshi babitangira rwose, bagatungurwa n'uko bakoze diferanse y'abantu. Ushobora gusangiza abandi ibyo ukora, ibintu wowe uzi ushobora gusangiza abandi. Ni ugusudira se, ni ukubaza se, ni ukuboha. Hari nk'abantu baba bazi kujya inama, bagatuma burya muri ino si hari abantu n'ukuri bafite ibibazo bituma n'abantu bajya kwiyahura, cyangwa se bakarwara depression, cyangwa se bakabura amahoro. Ariko hari abantu bazi kujya inama, hari abantu bazi kuvuga amagambo y'ihumure rwose. Topic ntabwo zibuze, ushobora gukora kuri topic iyo ari yo yose, cyangwa se nishe. Ibyo bita nishe ni hahandi ujya kuvoma ibiganiro ukora. Ntabwo bibuze rero rwose. Ndagukangurira, cyangwa se njyewe nkurikije ubuhamya bwanjye, nanjye ndacyari umuyutuba mutoya rwose, ahubwo mwantera inkunga nkazamuka nkagera kuri urwo rwego, kuko nizera yuko umunsi umwe wenda bizakunda. Ariko ubu ngubu ndacyari ku rugero rwo hasi rwose, nubwo nakoze ibiganiro. Ariko abantu benshi banyereka yuko babikurikira, imibare y'ababireba ni myinshi, ariko subscribe nizo ziri hasi. Ariko nkomeza kugira icyizere ko umunsi umwe bizakunda. Nawe rero ushobora kwisanga mu bayutuba bo hejuru rwose, ntuzagire ikibazo, nawe wabigeraho. Naguha nk'urugero, hari nk'umuntu Imana imwakire, imuhe amahoro, umuntu witwa Vava. Reka nguhe nk'urugero. Yaturutse i Cyangugu, afite impano, yayifitemo impano yo kuririmba rwose no gushimisha abantu no kugira gute, ariko yaratinyutse ajya kuri YouTube. Bakamubaza ibibazo mu Gifaransa, akabisubizamo, agasetsa abantu, akagira gute. Ariko amaherezo yaritahiye ejo bundi, ariko yari ageze ku rwego abantu benshi bamuzi. Abantu benshi baramuzi. Njyewe nkubwira gutya, ntabwo ndi mu Rwanda, ariko ibiganiro bye narabikurikiye. Bishobora kugera ahantu kure kure kure. Rero yaratinyutse kimwe n'abandi baratinyutse, yararirimbye, indirimbo ze zizakomeza kumvwa, zizagera kure kubera YouTube. Ushobora kuba uri mu cyaro ukavuga uti njye mba mbona abantu bo kuri YouTube berekana ibintu bihenze, niba ari guteka, nzi guteka, ariko njyewe ntabwo nabona biriya byose ibikoresho bakoresha. Mba mbona bakoresha amasafuriya ya kizungu, mba mbona bateka ibintu bya kizungu, ntabasha. Uzarebe abandi bo mu bihugu, hari igihe bakoresha ubuzima bwo mu cyaro, kandi nabwo buba bufite amavi menshi cyane menshi cyane. Rero uko waba umeze kose, upfa kuba ufite ubushake, upfa kuba ufite n'ibikoresho by'ibanze nibura ushobora gutangiriraho. Ndavuga telefone, ndavuga umurongo wa interinete, n'ubushobozi bukeya. Wenda wowe ugasanga wowe ushobora no kuba nta bumenyi ufite bwo gukoresha izi application cyangwa interinete, ariko ufite umwana aho ngaho, cyangwa umuturanyi, cyangwa undi muntu ushobora gufatanya akabigufashamo. Nkomeje kuri rwa rugero rwa Vava, ntabwo ubwo bumenyi yari afite, ariko yashatse abantu babimufasha, bamubonyemo impano nabo baramufasha. Rero ntabwo ugomba kugira ubwoba. Abantu benshi barimo guhindurirwa ubuzima na YouTube. Abatangiye guhembwa ni benshi mu Rwanda, babiguhamo ubuhamya, kandi ko bihemba neza iyo ubishyize ku mutima ugakora nk'akazi.
ni nk'akazi, ntabwo baba bataye, bariya abantu ntabwo baba bataye igihe, ntabwo baba bari mu kwibonekeza, nongere mbisubiremo, kuko abantu benshi bazi yuko ari ukwigaragaza, kwibonekeza, kugira gute, oya, ni uburyo bwo gukora kimwe n'ubundi bwose. Nkaba rero nzakomeza gukora bino biganiro bya motivation, ntera inkunga na courage abantu bose biyemeje gukora kuri YouTube. Njyewe ndakuze, ngeze mu bantu bakuze, abantu bakuze babahamagaye nanjye nakwitaba, ariko abantu bakiri batoya bafite ubumenyi bw'ibanze ndetse n'abakuze nabo bashobora gukorera kuri YouTube. Ntibisaba, si kimwe no muri leta, usanga hari igihe cya retraite abantu ntibakore, hari limite nyinshi ziri mu kazi gasanzwe, ariko YouTube buri wese ahawe ikaze, imiryango irakinguye. Kandi icyiza cya YouTube ni uko buri gihe YouTube ikomeza gukurikirana abantu bakorera kuri YouTube, ikabashyiriraho uburyo bworoshye bwo gukora, kuko YouTube burya nayo ni umucuruzi kimwe n'abandi. Kuriya ujya kubona ukabona hinjiyemo za publicité, buriya YouTube iba irimo kwinjiza amafaranga. Twebwe rero abakorera kuri YouTube ni nk'aho muba muri abakozi ba YouTube, bituma za publicité zigera ku bantu benshi mu bihugu bitandukanye, mu munota umwe bakaba publicité barazibonye. Ni nayo ya mafaranga agenda akakugarukira iyo ugeze igihe cyo guhembwa. Rero uburyo burahari kw'iki gihe, navuga ngo nta rwitwazo ngo nabuze akazi, ntabwo bita gusa YouTube rwose. Njyewe nkurikije experience yanjye, ntabwo ari bose bahita bahembwa mu gihe gitoya, ni urugendo no kubyiyemeza no gukomeza rwose mw'uwo murongo, ariko hari n'abantu bashyiraho YouTube mu gihe gitoya bakaba babaye monetize, barahari rwose abo bantu. Biterwa nyine n'ibyo uvuga, biterwa n'uburyo utegura ibiganiro byawe, n'uburyo wabyitangiye ku buryo ubishyize ku mutima buri munsi abakunzi bawe ubaha ikintu. Ndagushimiye rero, njyewe ntabwo nari nageza ku rwego rwo guhembwa, ntabwo abantu banjye baracyari bakeya, view rwose ndazifite, binyereka yuko ibiganiro byanjye birebwa rwose, bigenda byiyongera. YouTube iguha n'imibare, ikakwereka ibiganiro byawe uko bikurikira, ikakwereka aba subscribe ufite, ni ibintu biri ku murongo biteguye neza pe, ku buryo no kuguhemba igendera kuri ya imibare kandi nawe ikayiguha. Ntabwo ari kimwe wenda n'ibindi bigo bishobora kukubwira ati nzaguhemba aya ngaya, YouTube ikugezaho imibare rwose uko biri mu kuzagenda bizamuka. Ikiganiro cyawe kirimo kurebwa cyane, cyamanutse, ibyo byose YouTube iba yabikugejejeho. Abakorera kuri YouTube barabizi. Nzajya rero nkomeza kubagezaho ibiganiro nk'ibi ngibi, mbasaba kunkora subscribe, dukomeze guterana courage, tuzamuke twese, kandi ndabashimiye, mugire amahoro.